magambo uwo niwe wari kuzavamo umukazana wawe akavamo umukwe wawe. Niba uri umumama ukaryamana n'umwana ari kuzavamo umukazana wawe umukwe wawe. Niba uvuze ngo nshatse inzoga uhita uyinywa, niba uvuze ngo nshatse itabi ugahita urinywa. Bene abo bantu ntabwo bakwiriye kuza guhanura, babanza bakajya guhangana n'izo mbaraga zabo zabananije z'umubiri, bamara kumva banesheje bakaza bakajya mu mwanya wo gukorera Imana. Rwose kirazira kikaziririzwa ko umuntu wamaze kuyoba intekerezo aza gufasha abandi. Niho hahandi uzashiduka n'icupa ntacuka pesi nkubeshye. None se koko biri seri usomaho byabaye cyangwa uri kubashuka oya byabaye ngombwa kuko niba umushumba Timoteyo, ariko Timoteyo yabaye umushumba ngiye yarayoboye itorero yarayoboye inzu urugero ari umurokore cyangwa atari we, kurenza icyo wakariye rya nibyo, ariko urya ibiryo wowe ubwawe wiyaruriye uzi naho biri bukugire gute, biri bugufate. Mu yandi magambo, dore ingaruka zituruka kuri aba bantu, reka wenda tubivuge ko bishaka nyinshi zerekezaho z'urukoza soni, barimo baratinyuka bakabona ibyo bareba ari filimi, kuri bo ntibibe bikiri filimi ahubwo bakajya gushyira mu bikorwa. Umwana arajya gukorera ahantu mu kazi runaka, yagera agasanga umupapa uruta papa we yakaba yari umwuzukuru we amukoreye. Kuvuga ngo nyine umugabo utari bubashe kwirinda ngo yiruke ari busambane cyane, umugore utari bubashe kwihagaraho ngo yirinde yiruke ari busambane. Noneho si no gusambana gusa, hari ugusambana no usambana. Tekereza nyine ku munsi ko warongora abagore bande batandukanye, umva se hatarimo ikibazo. Tekereza ko hari umuntu urongora inda i Kigali akajya no kurongora indi Muhanga agakomeza akajya urumva, kuko wa mugani nagwa wajya gusambana ukennye. Ushobora gusambana n'umugore akakurega kumutereza akajagari mu gitsina, yarangiza bakagufunga ukajya muri gereza, nacyo icyo gihe wahura nacyo ntuzongere gusambana. Akajagari mu gitsina se barakaregera gute? Nubwo mbere iryo jambo ryumvishe bateye akajagari mu gitsina gute? Nka databuja igihe cyose umugore akoze imibonano ntarangize cyangwa akayikorera kugahato nyira kuntu umugabo ahatiriza, noneho yanabikora bakirwana ntibimureba. Ariko uvuza ku kantu noneho rero icyo biridanditse mu itegeko. Uzi ko nyibukije umuntu kandi si n'umwe. Oya, hari umuntu wabimbwiye ngo mu bibazo afitanye n'urugo rwe, ngo umugabo we iyo akoze tangiye kumva yaratangiye kumwegera ngo akabarashoje, umugore ngo akasigara ameze nabi, akaryama yumva ataryamye, ngo akararahindukira yongera ahindukira. Ubwo si icyo niko kajagari. Reka ngushime, turagushimiye kuba warakoze subscribe, turagushimiye kuba ukunda inkuru n'ibiganiro dukora. Imana iguha umugisha kandi Uwiteka kwiteho aho uri hose. Umwami w'abami akomeze akurinde kandi ategekana ganze ibintu byose. Umwaka uzakubere mwiza, Imana izakurinde mwimiraba, gupfusha, umuhangayiko n'ibindi, ndetse uzawusoze neza. Imana izakurinde kujya kwirimbi, yaba ugiye gushyingura abavandimwe cyangwa inshuti cyangwa abawe. Nibyo nkwifurije uyu munsi. Turagarutse, ni inkuru n'ibiganiro bigenda bigaruka kuri iyi shene. Reka twakire uyu mubyeyi abanza twibwire. Tuguhaye ikaze mubyeyi. Murakoze cyane. N'amakuru ndamahoro, kuramba no kuramuka. Yego. Uyu munsi wa none hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere. Amazina yawe ninde? Mukamana Elevani. Ubwo na cano yitwa Eliva 250 byegeranyije neza. Eliva 250. Eliva, Imana nishimwe. Ihimbaza. Kaduha abantu ikaze kuri cano yawe ya Eliva 250. Kuri tuhaye ikaze raba ari ndende ubyandika mu Kinyarwanda. Ni icyo bahishe uyu munsi rero. Nkuko bisanzwe duhora twungurana ibitekerezo, ariko cyane cyane tugaruka ku ntego yacu yo guhindura isi nziza. Ariko se isi nziza wayihindura ute? Cyane ntago byabo. No kuvuga ngo uhimbanira gukora icyiza. Ko wagira ngo urarwaye? Ntabwo ndwaye, ariko mu isi biba ari uruvange. Aya nzoga imwe hari inzoga ngo yitwa Guruvange. No rwunge nawe. Oya, aya nzoga yitwa Guruvange.
harya nayo nzi nareba ruko hajyaga banayamamaza uri inzoga itari yaburarirwa kuyimenya birangora. ujye unywa inzoga abantu benshi bahise banibaza ni impamvu z'inzoga urazinywa. Sha rega nta nubwo ari na ngombwa ngo ibyo tubitindeho. urazinywa se abantu barakuze nk'umuhanuzi none ngo uzi ibya burarira. Ntabwo mpamya ko uriya munsi umukozi w'Imana Timoteyo bamubwiraga batujye unywa gake barase kari gake. Kari akaji yari vino se gute kandi ko yari ji kandi yarabwiwe ati vino rwose ayivuga no mu mazina Pawulo. Umve ko n'abantu bavanga umuntu avuze inzoga ko zikosa baba bakishe. ese ubundi inzoga kunywa ni icyaha si icyaha twinjiye mu kiganiro. Inzoga ari cyo cyaha. oya ndakubajije kunywa inzoga ni icyaha si icyaha. Bibiliya ivuga ngo kiravuga ngo vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo nta bwenge agira. Urakoze cyane ntago zikwiye kugushuka ariko ukwiriye kuzinywa. ngaho none nese ubwo uracyari umuhanuzi cyane usinda. oya ntago zanshuka pe sinkubeshye. none se koko biri seriye usomaho byabaye cyangwa uri kubashuka oya byabaye ngombwa kuko niba umushumba Timoteyo ariko Timoteyo yabaye umushumba yari ayoboye itorero yari ariyoboye nzahakubwira nubishaka tugiye mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo harahari. Reka tugaruke kandi dore utangiye kugwisha abantu nge sinzi impamvu abantu tugahindura isi nziza mukiremere ubu ngubu ure kubwira abantu ngo banyweho gakeya ngo basinde ngo na Timoteyo yari umusinzi. Gusinda ni icyaha ni ukuri gusinda ni icyaha pe kuko uba wabuze ubwenge ubwo inzoga ziba zakurushije ubwenge. Ariko reka nibwirire umuntu ngewe rega iyo duhindura isi nziza nta dini ndebaho ntabwo by'amadini mbyitaho iyo turi hano ko nyine ngo ugasoma ndeba ubu nkagutumirize my god ukabitire mu kiganiro mu izina rya Yesu. Rata abakunzi ba Eliva ndanezerewe uyu mukozi w'Imana ni mwishinge. oya ngura kakubita neza ugatitsimura. Impamvu akomeza kuyivugaho uyayinyweye biba bikomeye. Oya wigeze gusamaho biranga. Ndi imbere y'Imana hanzoga ndamwe. Ndi imbere y'Imana. Yewe ubwo numvaga ari nk'igikomere kigufasha cyuko wigeze kugerageza gusomaho bikanga. Je nta rubwo nakijijwe inzoga. Nese umuntu uko akizwe icyo yakoze. Nese wakijijwe iki? Gusambana. Nibyo wakundaga? Ubwo nawe ucitswe urongera ukabikora kuko bavuga ko nawe ukiraho yarwaye. Oya ngiye si icyo gihe rega ubu ngubu nazanye umugore. Kandi nyine iyo wagize n'amahirwe ukamenya ahantu intege nke zawe ziba ugerageza nyine nko kuhirinda bikakubashisha kugenda. Ubwo rero numva iki inzoga twakivaho kuva utarazinyweye nta nubwo uzizi zihorere. Ariko kunywa inzoga nyine hari abakristo uyu munsi wa none babaswe no kunywa agacupa. Cyewe numva umuntu akwiriye kuvuga neza ikintu yabayemo. Ariko se kubera iki nubwo nta kibayemo ariko sida urayizi. Uvuze ngo umukristo ngo wabaswe sida urayizi. Ndayizi. Uzi impamvu umuntu adakwiriye guha nk'akato umuntu urwaye sida nuko niyo utayirwaye uba ushobora kuyirwaza. Ushatse kuvuga iki? Kuba dukurikiye ushatse kuvuga ngo nubwo inzoga ntazinywa ariko mba mfite inshuti nanjye mba ndeba ibintu zabakoze. None reka twigarukiye kuri topic y'uyu munsi. Hanyuma rero nkagira n'abashumba mba mbizi ko bazigotomera kandi nkabona ahantu ziboreka. Abantu bashaka gufavoreza inzoga ariko umuntu wese ako gake uvuga batangira bavuga ngo banywa gake bikarangira bararomotse bakaba basinze. Ariko uyu munsi nanone hari abantu banywa inzoga mu cyubahiro. Urakoze cyane banywa inzoga mu cyubahiro. Urakoze rwose. Urumva hari abantu nzi bisengera mu ngo zabo. Yego. Urumva n'abandi bantu nzi hamagara nka batanu bagasura umwe bakinywera. Yego. Ubundi bamara kuganira no kwizirwa bakitahira. N'abandi bantu mba nzi baba bafite nk'utubari bagenda bagahuriramo bakinywera agacupa runaka bose bagiye biganirira bakitahira. Ntawe basagariye nta n'uwo benderanyije. Ariko ku myizerere yanjye no ku byo nemera no ku byo nizera banumva kunywa inzoga ari icyaha. Ubwo rero kuva warishyizemo ko ari icyaha ntuzazinywa. Ariko ntibivuze ko umuntu unywa inzoga abakoze icyaha. Rwose yewe pe sinavuga ngo nkunda inzoga. Wenda ngo mvuge ngo narigomwe ngo kugira ngo nzajye mu ijuru. Kandi sinanavuga ngo ndasanga.
inzoga ntiyantegeka ngo nywa kimwe nuko nta muntu wambuza ngo wiyinywa nicyo nshatse kuvuga kuri ibyo uvuze rero niba hari umuntu udukurikiye ujya unywa inzoga agasinda akarenza urugero ari umurokore cyangwa atari we kurenza icyo wakariye rya nibyo ariko urya ibiryo wowe ubwawe wiyaruriye uzi naho biri bukugire gute biri bugufate mu yandi magambo dore ingaruka zituruka kuri aba bantu reka wenda tubivuge uko ubishaka ni ukuvuga ngo ahageze cyane cyane katuvuye ku bantu batarihaza hari abantu banywa inzoga bakihaza bakanipimira izo bagomba kunywa hari n'abazinywa baprofita abandi kandi akagize amahirwe araguze iya mbere ya kabiri mitsingi 3 mitsingi enye noneho cyane wibande ku gice cy'abakristo ndaje tuhagera nicyo nshaka ko wibanda noneho bikarangira kuko tumaje kuzuza abakristo benshi basigara abasinzi kandi ibyo byangu byemere abakristo benshi barasenga ariko banasinda nta mukristo ukwiye gusinda ni icyaha mu mirimo ya kamere abagarati ibice 5 umurongo wa 19 birimo gusinda ni icyaha none uyu munsi wa none urasanga abahanuzi baricaye bari guhanura abantu kuri TikTok ariko gutya ku ruhande hari icyuma njyari n'amafoto amavideo maje kubika y'abahanuzi birirwa babeshya abantu noneho cyagiye mubona kuri TikTok nka rezo zibuze kari kwikaraga abakatinze internet akabanza kongera agasukayo akagaruka babwira ngo Imana iravuze yabaye umusinzi rwimbi kandi ibyo ngibyo ababikora hari n'abandi bapagani babireba aho ngaho ubwo se umva umuntu abazize uri kuri TikTok ari kumva ko ari kumva ijambo iki kintu reka nkivugeho yego umukozi w'Imana by'umwihariko yakagize igihe cyo kunywa akagira n'igihe cyo kubwiriza hamwe no gusenga rwose niba wemerewe no kukanywa n'ubwo waba uduhe detaye nyine n'ubwo waba umupadiri umupasiteri umuvugabutumwa umuhanuzi ntuba ukwiriye kuvanga ibyo bintu n'ivugabutumwa kubera ko iyo ubivanze ntabwo uba ukiri wowe ahubwo uba ufite indi gisunika yo mu mubiri ishobora kuvangira iy'umwuka rero umuntu uhanura agahanurana icyuma ku ruhande rwe izo mbaraga rwose nunavangirwa ntuzabimenya kuko uzaba wowe ubwawe wamaze kwivanga Imana nibaho umugisha aba ni nka baba n'ibyari noneho umuntu tuvuge n'urugero tugiye gufata umuntu kunywa inzoga ari ukuntu inzoga zinanira nyine kubireka binanira umuntu n'iryari ashobora kunywa n'iryari ashobora kujya gusenga urugero zaramukoroneje reka bari ko mvuga kandi arumva atarasomaho nta mahoro agize ute afite kandi ni umuhanuzi n'urugero kandi afite abantu bari bumugane agomba gusengera uyu muntu ari bubigenze gute kandi ko agatima kari kurehareha n'ubundi najya gusengera wa muntu nanone ari kubanze gusubiza abantu bari kwibaza ubundi umuntu w'umusinzi Imana yamwuzuza umwuka wera ikamuha n'izo mpano urakoze cyane umwuka wera w'Imana aba yaramuhawe kandi buri Imana n'umubyeyi utanga pe iyo aguhaye aguha atizigama ntabwo Imana ishobora kukwima umwuka wayo kuko umwuka w'Imana yaje kugira ngo abe hafi n'abantu ariko Bibiliya iravanga umwuka w'Imana agengwa na nyirawo ikintu mujye mukimenya rwose ayo magambo ari no mu isezerano rya kera ntabwo ari murishya bivuze ngo niba uri umuntu w'umuhanuzi ugatinyuka ukabuzi neza yuko ufite ikintu cyagukoronije banza wihanurire ureke kuba umukoroni w'ibiyobyabwenge gukoronizwa n'inzoga ubwabyo ubwo ni ikiyobyabwenge nk'uko umuntu akoronizwa nk'uko umuntu akoronizwa n'itabi agakoronizwa n'uburaya agakoronizwa ibi byose ni ibintu biba byaramaze gutwara intekerezo zawe ku buryo niba uvuze ngo nshatse umugore uhita ugenda niba uvuze ngo nshatse inzoga uhita uyinywa niba uvuze ngo nshatse itabi ugahita urinywa bene abo bantu ntabwo bakwiriye kuza guhanura babanza bakajya guhangana n'izo mbaraga zabo zabananije z'umubiri bamara kumva banesheje bakaza bakajya mu mwanya wo gukorera Imana rwose kirazira kikaziririzwa ko umuntu wamaze kuyoba intekerezo aza gufasha abandi niho hahandi uzashiduka n'icupa urinyweye urimo kubwiriza kubera iki zamaze kukubata ku buryo ikintu cyose gishobora gusigara inyuma zo zigakomeza rero aho niyo hantu nagira umuntu inama topic yacu twongere tuyigarukeho tugira content ihoraho yitwa hindura isi nziza cyangwa se ikiganiro n'ibiganiro byacu dukora byerekeye ndetse n'amafilimi intego yacu ni uguhindura isi nziza uyu munsi rero mfite topic ivuga ngo
ese ko twamaze kubona ko ubusambanyi bwamaze kuba indengakamere, uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi ngingo ya kabiri ivuga ngo twakora iki ko ubusambanyi bwamaze kuba indengakamere muntu, hahandi umuntu abona ko umupapa atagitinya gusambanya umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, umumama atagitinya kuryamana n'akana abe baruta. Ese ni iki twakora kugira ngo ubu busambanyi bw'indengakamere bugabanuke? Ushobora kuba udukurikiye uri wiyicariye wibereye ahantu runaka mu kazi, cyangwa se uri mu nzira ugenda ariko ukaba wakubisemo kuteri. Tubiganireho dutekereza kabiri. Ese ni iki twakora? Iyi niyo topic y'uno munsi. Ni iki twakora kugira ngo ubusambanyi bw'indengakamere bukabije ndetse gushora imizi no kugeza ubwo rutakibasha gutuma umuntu amenya umuco, indangagaciro na kirazira, ukiyambura imbere y'umwana ubyaye nta nubwo bufite. Mu yandi magambo, ubwo waramaze kuba ikiyobyabwenge. Wowe ubwawe ubwo busambanyi kuri wewe buba busigaye bugufite, uba waramaze kuyoba pe, byararangiye. Ese babyeyi turi mu kigero kimwe, abandi utaba papa wacu, ese barumuna bacu ndetse namwe bana bacu, ni iki twakora kugira ngo ubu busambanyi bukomeze gufata indengakamere? Tubona ko no kubona igaruriro bigoye, cyane cyane ko twirirwa bamwe benshi babona amaprono, abandi bakabona filimi nyinshi zerekezaho z'urukozasoni, barimo baratinyuka bakabona ibyo bareba ari filimi, kuri bo ntibibe bikiri filimi ahubwo bakajya gushyira mu bikorwa. Umwana arajya gukorera ahantu mu kazi runaka, yagera agasanga umupapa uruta papa we, yakaba yari umwuzukuru we, amukoreye ibyo, nawe araje arabikuriyemo, araje atangiye kubikorera abamuri inyuma, ntatinye na bashiki be nangwa se basaza be. Ese mubona hatagize igikozwe ibi bintu bitazatugiraho ingaruka zikomeye? Tubwizanye ukuri, hatagize ikintu gikozwe, hatagize impinduka wowe ubwawe ku giti cyawe unkurikiye nk'umuntu w'umupapa, ngo wicare uvuga uti ariko uyu nguyu ashobora kuzaba umukwe wanjye, hirya y'ejo namugira nama ki? Umwana w'umusore ubyiruka, ese uramugira inama gute kandi ari bugusangane n'umukobwa yateretaga, bitegura kubana agasanga wamusohokanye wamujyanye ahantu? Noneho harabona abonye basigaye banakingira mu modoka, rwose ntabwo bari abantu mperutse gucaho bari mu gukorera sexe mu modoka. Bana yanjye, ese koko birakwiye ko ubusambanyi butuyobya ubwonko, umuntu akumva yuko ikintu cyose kibaye mu buzima bwe ari ubusambanyi? Tubwizanye ukuri, uri umuntu nawe ubwawe urabizi, uri mama, ntutinye kuryamana n'umusore w'imyaka 18 kandi urabizi ufite abana ba 25. Mu yandi magambo, uwo niwe wari kuzavamo umukazana wawe, akavamo umukwe wawe. Niba uri umumama ukaryamana n'umwana ari kuzavamo umukazana wawe, umukwe wawe, waba uri umupapa ukaryamana n'umwana ari kuzavamo umukazana wawe, muzatanga izihe nama rero? Noneho ikibabaje giteye agahinda, ntabwo ari abakene bari kubikora, birakora babandi bakabaye baba urugero rwiza bakagira ku mbaga nyamwinshi. Ntatinya gufata niba ise amuhemba neza ari mu kazi ke, amukorera muri business, akaba professor kanake, akagaha ibikoresho, akagatumira uzaza usangire n'abandi, ureba akagira ngo ni impuhwe zahereye ku busambanyi bwarenze, busigaye bwarabaye ibiyobyabwenge mu bapapa, busigaye bwarabaye ibiyobyabwenge mu bamama. Ubusambanyi bw'indengakamere bugeze ku rwego umuntu aza mu iteraniro, ibaze wicaye mu iteraniro, aho kugira ngo uterane aho ukahava wamenye umubare w'abagore beza bari muri iryo teraniro. Data we, aho kugira ngo uterane ukahava wamenye abasore beza bari muri iryo teraniro. Ese koko nta kintu twakora kugira ngo ubusambanyi bw'indengakamere bubashe kugabanuka mu bantu? Justin, gira icyo uvuga kuri iyi topic. Ni iki twakora kugira ngo ubusambanyi bw'indengakamere
bukomeje kugaragara mu bapapa badatinya kuba baryamana n'abana bazaba bakazana babejo, ndetse ugasanga rimwe na rimwe banabereye n'abuzukuru ntibatinye kuryamana nabo. Abamama nabo ntibagitinya kuryamana n'abana, ugasanga afite umwana w'umusore cyangwa se w'umukobwa by'umwihariko w'imyaka 28 akaryamana n'umusore wa 19. Ese kuko nta kintu twakora? Tureke ubusambanyi bukomeze. Se mubona mu myaka 5 bizaba bimeze biti? Tuzaba tukibona bakazana subwo, tuzaba tukibona bakwese? Ni ikibazo. Juste dukora iki? Nta kindi cyakorwa. Urabona isi tugezeho, isi turimo iyobowe n'ibintu bitatu. Iyobowe n'imbaraga. Ubu ngubu mbere imbaraga z'amafaranga nizo zadominaga, ariko ubu hayoboye imbaraga y'ubusambanyi. Niyo mbaraga iyoboye isi. Burya se ngo nujya kubireba neza, tekereza ko umuntu ava mu Rwanda akajya Dubai agiye gusambana. Icyo gusa aricyo kimujyanye. Atagiye kurangura. Tekereza ko umuntu adatinya gutegerwa indege akajya muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa mu Bubiligi cyangwa mu Faransa, aricyo kintu kimujyanye. Segise gusa. Urumva? Noneho ubusambanyi weho uri kubivuga gutyo bwarenze n'imitekerezo utekereza. Yes. Abantu basigaye barongorwa n'imbwa, basambanywa n'imbwa. Ruvuga ngo byarenze kuri urwo rwego, noneho abantu ntago bagishaka gukora imibonano yahabugenewe. Uyu munsi wa none dufite abagore barwaye ihahamuka, abagabo babo bari abagabo baryamana mu buryo bwiza busanzwe, aho nyine kiriya gikorwa kibera, ariko basigaye abagabo babo basigaye bishyirira ahanyura amazirantoki. Isi irahinduka nziza gute muri ubu busambanyi bw'indengakamere bumeze gutya? Rero nyine byarenze ibya Sodomu na Gomora. Cyakora ibyo uvuze nibyo byarenze iby'isodomu ni Gomora. Byarenze iby'isodomu ni Gomora. Niyo mpamvu rero uri kuvuga nta nubwo nese nimba umuntu adatinya kubyarana n'umwana yabyaye, ntumva ibyo bintu ntabitinye, ntanatinye ko uwo mwana yavuye mu maraso ye. Ntumva nimba turi kumva amakese y'abana bari gufata mama wabo ku ngufu, ni ukuvuga ngo ubusambanyi ni kiyobyabwenge uyu munsi wa none. Nta nubwo ari cyo kiyobyabwenge gikomeye. Nimba uyu munsi wa none abasitari twemeraga twanubahaga badatinya gusambana bashyizeho kamera bakanigaragaza. Ni ukuvuga ngo rero iki kintu uretse Imana yonyine izi ahantu yakora, uretse Imana yonyine izi ahantu yakora n'icyo yakoraho, hanyuma ibi bintu bigahagarara, ariko byarangije kurenga urwego we uri kubitekerezaho. None se akandi kabazo tubwire icyo abantu Juste, icyo twabwira abantu uwo bitarashyikaho nakomeze yirinde yambara imbaraga. Noneho nimba afite inshuti ye abona byarenze urugero, hari umuntu wigeze ambwira uti njyewe navuye gusambana ahantu ngeze no mu rugo ndasamba. Tika numvaga nananiwe cyane. Gaho ngeze mu rugo ndasambana. Nyine ubwo nyine hasanga indaya mu ndakumva cyane. Ntago yari yubatse umuntu. Yego. Ahubwo utabwo nasambanye biruta uko naye nasambanye abandi, kandi nahavuye numva naniwe. Ngo rero iki kintu cyafashe indi ntera nyine. Noneho ahantu tugiye no gutinyira ni ibintu dukwiriye gusengera, n'uyu mwuka nyine ukanetararizwa mu mbaraga z'amasengero. Ni umwuka kubera yuko ni ukuvuga ngo umuntu kerageza agiriye rekwa za 2001 aratubwira ngo abonye igikamyo ngo kiva za Uganda kigeze Nyabugogo, kontineri ebyiri kimena imbwa. Ngo ijwi riramubwira ngo dore ubusambanyi bwuzuye Kigali bufashe no mu ntara. Iryo yerekwa yeretswe icyo gihe, njyewe n'uyu munsi nyine nibwo ndi kubibona ko aribwo byasohoye byanyabyo. Ni ukuvuga ngo nyine umugabo utari bubashe kwirinda ngo yiruke ari busambane cyane, umugore utari bubashe kwihagaraho ngo yirinde yiruke ari busambane. Noneho si no gusambana gusa, hari ugusambana no usambana. Tekereza nyine ku munsi ko warongora abagore 4 batandukanye, umva se hatarimo ikibazo. Tekereza ko hari umuntu urongora inda i Kigali akajya no kurongora indi Muhanga, agakomeza akajya no mu Ruhango akararayo kugira ngo arongore indi, paka 300 afite.
akaruhuka ari uko bigize ute bishize. ubwo bivuze ngo ibyo ni bene bya bindi by'abapfubuzi. hoye nusuko se byatangiye hari nyine abapfubuzi se weho ntago baza. abapfubuzi baba bazwi. umupfubuzi buriya nuko aba ari ijambo risa nkaho rinavugitse ukuntu wenda tukabishyira mu bwonko mu buryo butari nabwo. buriya umupfubuzi atandukanye no kwitwa indaya. kuko umupfubuzi akazi kiwe areba umugore umaze igihe atarongorwa niwe uhamagara umupfubuzi ati ngwino ntabare akagenda bavuga ibiciro biba bizwi nyine ubwo akamukorera akazi. yego hanyuma umugore katufate ko ari imodoka iba igiye kumena amavuta cyangwa ishyirwe mande umugore akava aho hantu ngo ari bubigendere nk'umwaka atongeye gutekereza igitsina gabo. reka da uratandukanye n'indaya. uzi kurongora rimwe ubwo umupfubuzi ni umuganga. uzi kurongora rimwe wabifata nk'umuganga. uzi kurongorwa rimwe ukamara umwaka utifuza umugabo. koko se bibaho? kandi nyine ngo ariko kazi nanjye niko mbyumva. igisegura idanyangira ndabizi Justin narigizegura ndabizi byibura. oya nanjye niko mbyumva ngo niko bo bakora. urumva Justin njye muri iyi minsi mfite agahinda. noneho rero ugasanga nyine mu buryo bwiza naba n'ubu ariko uzi kugira ngo saa yine uba uri kurongora uri gusambana, saa 9 uba uri gusambana n'abantu batandukanye. ubwo ndi kubyumva rega numiwe. saa 10 uba uri gusambana, saa 3 z'ijoro uba uri gusambana, mu rukerera uba uri gusambana. kandi noneho ufite umuryango warabyaye, noneho ayo mafaranga uri gutanga wasanga ku ishuri hari umwana utaraguze ibikoresho, wasanga nyine hari ibintu biba biri aho ngaho byinshi bitakozwe kuko uwo mwuka nyine warasutswe. kandi nimba umwuka usutswe hari abanyantege nkeya bagomba kubigenderamo, uwo mwuka ukabahitana. bivuze ko none ba bandi basenga na ba banyembaraga nabo burya ntago bahusha, ahubwo nuvuga ngo ushobora kubafata bo bakibuka. burya umuntu usenga n'umuntu udasenga hari ahantu batandukanira. nk'ubu ntihashira icyumweru hatari nka gurupe nsengeyemo. rero iyo ugiye gusenga ushobora kuhahurira n'ijambo ubwaryo rikakunagura rikagucura ukaba umuntu nyawe. ukumva n'ikimana ndi kubwira amatorero ukumva icyo umwuka abwira amatorero. bitandukanye na wa muntu noneho wafashe ibyo gusenga akabinetarariza, ahubwo n'abasenga akabita abasazi. nta ngingo n'imwe imurengera igize ute afite. ubwo rero uwo muntu umuharira Imana akaba ariyo, kuko Imana ubundi hari ibintu bitatu utananira. ntushobora kunanira igihugu, ntushobora kunanira igihe, ntushobora kunanira n'Imana. igihugu igihe n'Imana ni ibintu utananira. ubu se urugero nk'uyu muntu umeze gutya wamugiriye inama gusenga gusa? ntabwo njye namugira inama nimba igihe yaragicitse. muri ibyo ntumubwiye harimo ibyo atarahura nabyo. ashobora kuba yarahuye n'igihe cyo gusambana agasambana. igihe we nikimugeraho kizamukosora kibimukure. urugero igihe cyakosora umusambanyi gute? umusambanyi igihe gikosora umusambanyi hari igihe urwara sida. urumva cyangwa ugakena. ubukene buraza bukagukona. nibyo gusa nta kindi. ubukene buragukona mu gihe. urumva kuko wa mugani ntabwo wajya gusambana ukennye. ushobora gusambana n'umugore akakurega kumutereza akajagari mu gitsina. yarangiza bakagufunga ukajya muri gereza, nacyo icyo gihe wahura nacyo ntuzongere gusambana. akajagari mu gitsina se barakaregera gute? nubwo mbere iryo jambo ryumvishe. batera akajagari mu gitsina gute? igihe cyose umugore akoze imibonano ntarangize cyangwa akayikorera ku gahato, nyirakuntu umugabo ahatiriza, noneho yanabikora bakirwanaho biri aho, umugabo yamara kurangiza agahita yumva yuko na wa mugore nyine ubwo ibindi w'ibyo kuba yagira igikorwa asoza ntibimureba. ariko uvuza ku kantu noneho rero icyo biridanditse mu itegeko. uzi ko unyibukije umuntu kandi si n'umwe. oya hari umuntu wabimbwiye ngo mu bibazo afitanye n'urugo rwe ngo umugabo we iyo akoze igikorwa mwana wenda mwibutse ndanamukomeje hagati aho kandi ajya dukurikira, ngo iyo akoze igikorwa ngo ahangwa no kuvuga ngo we birakemutse, ntatekereza ku mugore. ariko se kuko nari abagore benshi barushye se
kuko abagabo benshi bo baza bafite ibyo bisetinzemo, wenda inda yazibonye mu kabari cyangwa ageze uko agira ute, cyangwa se n'ibiganiro yumvishe, cyangwa se n'ibiki, wakaza kandi umugore yiri wahinamirana mu bintu byinshi, yiri wahinamirana mu mirimo, mu bana, mu biki byose, wakaza ubu hari abamama benshi bapandwa nk'ihene. Nuko n'undi ngo nuko ameze ngo nyine umugabo akumva ko ngo araza agahita avuga ati enda nyirakana hindukira, priorite nyine yo kugenda agahita akora ibyo ashaka. Yego nukuri. Noneho ugasanga uwo mugore ari muri ubwo bupfu. Noneho we yarambwiye ngo agira ngo hatangiye kumva yaratangiye kumwegera nyine akaba arashoje, umugore ngo akasigara ameze nabi, akaryama yumva ataryamye, ngo akarara ahindukira yongera ahindukira. Ubwo si icyo niko kajagari. Reka ngushimire. Mane gomwe turashoje se. Turasoje. Mbega ikiganiro ntabwo duhaye nta yindi nama se. Nta yindi nama se uzasubukure icyo kintu kiva umuzinga ari ikiganiro kiruza ko ni ikiganiro cy'umuryango kandi abantu bakeneye n'isi ikeneye. Noneho n'abavuga ibi bintu usanga benshi bigisha uko barongorana, usanga benshi bigisha ngo uko barangiza, usanga benshi bigisha uko amavangingo aza, ariko nta bantu bigisha usanga bigisha ngo ni ibihe bikomera umugabo cyangwa umugore yagira mu rugo cyane, ariko nk'izi ngo zisenga, kuko hari nk'akantu wazana usenga umugabo agahita kubaza aho wagakuye. Hari akantu wazana usenga umugore agahita kubaza aho wagakuye, ati waraguye kuva ryari aba badayimoni uzanye, kuva ryari ugwa ni wa mupagani we. Ibyo bibazo rero biri mu ngo zisenga, ndetse n'abamama benshi barashinyirije, hari n'abagabo bashinyirije. Uzi ko umugore akenera umugabo agahita amugutika niruke njye muri niba turi yaramukeneye. Hari n'abagabo basigaye batinya imibonano. Uyu munsi dukwiriye no kujya twigisha abantu, hari abantu batinya imibonano bakabeshya ko bananiwe kubera ko n'undi yabikoze asigara ameze nabi, asigarana nk'ababyeyi bonsa aho bahita barya abana urwara kugira ngo arire. Ubwo umugabo nawe, hari n'abagabo batinya bagataha bavuga uti mbega akazi nakoze we sinananiwe ndarushye. Kandi hari n'abagore nyine badanje tugomba kwigisha abagabo. Umugore ashobora kurangiza hashize isaha. Ngaho re uyu mugabo yazabivamo. Uyu mugabo urumva atararushye. Yewe data we urumva atararushye. Hari abantu ubu ngubu rero turimo dutonekera. Katugushimire. Mane guumugisha Rivani. Bakunzi bacu ni uko abantu bashaka kuguhamagara ni 078 72 62 72 kandi ndabakunda, ndabazirikana, niyo mpamvu tuba tuganira kuri ibi byose. Bye bye, mugubwe neza. Murakoze cyane.